Mbahaye ikaze mu gace kacu ka Star Profile. Uyu munsi turagaruka ku mateka y'umunsi mukuru abantu benshi twizihije hirya no hino ku isi. Uwo munsi mukuru akaba ari uwa Noheli. Umunsi mukuru wa Noheli abantu benshi ku isi yose baba bawuhimbaza bishimira ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkomoko yawo tubivugeho birambuye. Mbahaye ikaze nanone. Umunsi mukuru wa Noheli ufite inkomoko mu myemerere ya Gikristo. Ni umunsi wizihizwa buri mwaka ku itariki 25 Ukuboza, aho abakristo bizihiza ivuka rya Yesu Kristo, umucunguzi w'abemera mu iyobokamana rya Gikristo. Inkomoko ya Noheli muri Bibiliya ifite ishingiro mu ivuka rya Yesu Kristo, byanditswe mu byanditswe bitagatifu cyangwa mu byanditswe byera. Mu mavanjiri ya Matayo na Luka, Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo yavukiye i Betelehemu muri Isiraheli mu kiraro, mu gihe umwami Herodi yayoboraga. Ivuka rya Yesu Kristo ryatangajwe n'abamarayika kandi rizanwa n'abahanga b'iburasirazuba bari bitwaje impano. Izina Noheli rikomoka ku rurimi rw'Igifaransa Noel, risobanura ivuka, naryo rifite inkomoko mu Kilatini Natalis, bivuga ivuka. Imiziririzo y'umunsi mukuru wa Noheli mu bihe bya kera, abanyamahanga barimo Abaroma bizihizaga umunsi witwaga Saturnalia, wari umunsi mukuru wa Saturn, imana yabo y'ubuhinzi. Hari n'abandi bashyiraga uwo munsi wo kwizihiza izuba rishyashya mu mpera z'umwaka. Abakristo baje guhuza uyu munsi n'ivuka rya Yesu Kristo kugira ngo bizihize hamwe umukiro w'abantu. Kwizihiza Noheli muri iki gihe ni umuco mwiza w'ibirori. Tubonamo gutegura ibirori byo gusangira n'imiryango, kwambika no gutaka igiti cya Noheli, gutanga impano, kuririmba indirimbo za Noheli ndetse no kugaragaza ibyishimo. Nubwo Noheli ishingiye ku myemerere ya Gikristo, uyu munsi mukuru waje kugirwa umunsi mpuzamahanga, aho bamwe mu batari abakristo nabo bawizihiza nk'umunsi w'ubumwe n'ibyishimo. Umunsi mukuru wa Noheli watangiye kwizihizwa ku munsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo, bikaba byaratangiye ahagana mu kinyejana cya 4. Nubwo ivuka rya Yesu Kristo rizwi cyane mu myemerere ya Gikristo kuva mu kinyejana cya mbere, ntabwo byahise biba umunsi mukuru uhoraho ku itariki runaka. Mu kinyejana cya 4 ahagana muri 336, umunsi mukuru wa Noheli watangiye kwizihizwa ku mugaragaro w'abakristo i Roma ku itariki 25 Ukuboza. Byemejwe n'abayobozi b'itorero rya Gikristo cyane cyane kugira ngo bahuze uyu munsi n'ibirori by'abapagani bizihizaga Sol Invictus, izuba ritarengerwa. Byabaga mu gihe cy'ukwezi k'umutaga muto. Kwihuza n'uyu munsi byari bigamije guhindura imyemerere y'abantu benshi bari batarahinduka abakristo. Mu gihe cy'umwami Constantine, umwami w'abami wa Roma wabaye umukristo, itorero ryatangiye gutegeka ko Noheli iba umunsi mukuru wemewe. Ibi byatumye mu Burayi, mu burasirazuba bwo hagati no mu bindi bice by'abakristo, Noheli itangira kwizihizwa. Mu mwaka wa 350, Papa Liberi wa mbere yemeje ku mugaragaro ko ku itariki 25 Ukuboza izaba umunsi wizihizwa w'ivuka rya Yesu Kristo. Impamvu itariki 25 Ukuboza yatoranyijwe kwari ukugira ngo ihuzwe n'ibirori by'abanyamahanga bizihizaga izuba rishya mu gihe cy'imbeho. Byari byoroshye gushishikariza abantu guhinduka abakristo, yerekana ko Yesu Kristo ari umucyo w'isi ukomoka ku izuba ry'umwuka. Kuva icyo gihe Noheli yakomeje gufata intera mu bice bitandukanye, ikagera ku isi yose nk'umunsi mukuru ukomeye mu myemerere ya Gikristo. Umunsi mukuru wa Noheli ufite ibimenyetso byinshi bikoreshwa mu kuwizihiza, kandi byose bifite ibisobanuro byihariye bifitanye isano n'ivuka rya Yesu Kristo cyangwa n'umuco n'uruhurirane rw'amateka. Hari bimwe mu bimenyetso byihariye bikoreshwa mu munsi mukuru wa Noheli. Icya mbere ni igiti cya Noheli. Iki giti gisobanura kandi kikagaragaza ubuzima buhoraho, amahoro n'ubuzima bushya. Igiti cya kimeza cyitiranwa n'icyatsi kibisi gihoraho cyashushanyaga ubuzima bw'iteka mu mico ya kera. Urumuri n'amatara bisobanura ko Yesu Kristo ari umucyo w'isi. Amatara amurika mu munsi mukuru wa Noheli asobanura ukwigaragaza k'umucyo mu mwijima w'isi. Gukoresha urumuri byaturutse mu gihe cya kera, aho abakristo bifashishaga amabuye yaka cyangwa itara ryo mu rusengero mu guha agaciro umucyo wa Kristo. Inyenyeri ya Betelehemu yibutsa inyenyeri yabonekeye abanyabwenge bakayikurikira ikabageza aho Yesu Kristo yavukiye. Akenshi iyi nyenyeri ishyirwa hejuru ku giti cya Noheli cyangwa ahantu hatatse. Uruhare rw'iyi nyenyeri ruba rugaragaza ubushake n'umutima n'ubwenge bwo gushaka umukiza. Impano za Noheli zisobanura ko byakomotse ku banyabwenge batatu bazaniye Yesu Kristo impano. Muri izo mpano harimo zahabu, ububani ndetse n'ibindi. Gutanga impano ku munsi mukuru wa Noheli bigaragaza urukundo, ubuntu ndetse n'ubumwe. Mu muco w'iki gihe impano zigira uruhare rukomeye
rukomeye mu guhuza imiryango ndetse n'inshuti. Abamarayika biributsa ko aribo batangaje ivuka rya Yezu Kristo ku bantu, bashushanya ubutumwa bw'amahoro n'ibyishimo. Akenshi imisaraba, ibishushanyo by'abamarayika cyangwa inyandiko byerekana ibyishimo by'ijuru bikoreshwa. Indirimbo zikoreshwa ku munsi mukuru wa Noheli zidusobanurira neza ibyiringiro by'ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Izo ndirimbo nka Silent Night cyangwa Holy Night zagiye zifasha mu kugaragaza umuco wo kwizihiza Noheli. Ibi bimenyetso byose tumaze kubabwira ndetse n'ibindi tutavuze bifasha mu gushimangira umunezero, urukundo n'ubusabane mu gihe cya Noheli. Bifitanye isano n'umuco w'idini cyangwa ibyishimo by'umuco mpuzamahanga. Umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa mu bihugu byinshi ku isi, haba mu buryo bw'idini cyangwa nk'umunsi w'umuco. Ibi bihugu bishingira ku kuba bifite abaturage benshi bemera idini rya Gikristo cyangwa kuba umunsi mukuru wa Noheli warafashe umwanya ukomeye mu muco wawo. Noheli ni umunsi mukuru ukomeye muri ibi bihugu kubera ko bifite umubare munini w'abakristo. Nko ku mugabane w'Uburayi dusangamo igihugu cy'Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubudage, Espanye, Ubwongereza, Polonye ndetse n'ibindi. Ku mugabane wa Amerika dusangamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Brazil, Mexique, Colombia ndetse n'ibindi bihugu byinshi bya Amerika y'Epfo. Ku mugabane wa Afurika dusangamo Uganda, Kenya, Nigeria, u Rwanda na bimwe mu bihugu byo muri Afurika yo hagati y'Iburasirazuba. Muri ibi bihugu byose Noheli ifatwa nk'umunsi ukomeye cyane kandi izirikanwa mu buryo bwa Gikristo, urimo misa z'ijoro, indirimbo zisingiza Yesu Kristo no gutanga impano. Hari n'ibihugu bimwe na bimwe usanga Noheli idakunze kwizihizwa cyane cyangwa ikizihizwa n'umubare muto w'abakristo. Ibihugu by'abayisilamu birimo nka Arabia Saudite, Afghanistan n'ibihugu byiganjemo idini rya Isilamu. Twahisemo kandi kubagaragaza n'impamvu zituma umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa mu bihugu byinshi bitandukanye. Icya mbere ni imyemerere ya Gikristo. Mu bihugu birimo abakristo benshi Noheli ifatwa nk'umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo. Icya kabiri ni umuco w'ubusabane. Umunsi mukuru wa Noheli wageze mu bihugu bitayobokaga Gikristo kubera ibikorwa bitandukanye biri mu by'ubucuruzi, urumuri n'umunezero bijyana n'umunsi mukuru. Icya kabiri ni umuco w'ubusabane. Umunsi mukuru wa Noheli wageze no mu bihugu bitayobokaga Gikristo kubera ibikorwa by'ubucuruzi, urumuri n'umunezero bijyana n'umunsi mukuru wa Noheli. Icya gatatu ni ugushyigikira umuco w'isi mpuzamahanga. Ibihugu byinshi byafashe Noheli nk'umunsi w'ubucuti, urukundo n'ubusabane, bityo bakabihuza n'imyifatire yabo. Ibihugu byinshi ku isi byizihiza Noheli mu buryo butandukanye nubwo bisanzwe bishingiye ku idini rya Gikristo. Mu bihugu byinshi umunsi mukuru ufatwa nk'umunsi w'amahoro n'ibyishimo, bityo uwo munsi ugahuza abantu bo mu mico itandukanye. Ku musozo w'iki kiganiro twahisemo kubagezaho uburyo umujyi wa Bethlehem wizihiza umunsi mukuru wa Noheli nk'ahantu Yezu Kristo yavukiye. Mu mujyi wa Bethlehem aho Yezu Kristo yavukiye, Noheli yizihizwa cyane kandi mu buryo budasanzwe kubera ubusobanuro bwaho bwihariye mu mateka ya Gikristo. Bethlehem ni inyito ya Noheli. Bethlehem ni umujyi muto uherereye muri Cisjordani muri Palestina. Nubwo uyu mujyi utuwe cyane cyane n'abayisilamu, ufite n'abakristo benshi cyane biganjemo abayakariti, abagerikado n'abaprotestanti, kandi umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi ukomeye kuri bo. Uburyo umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa i Bethlehem: mu rusengero rwa Church of the Nativity cyangwa se urwibutso rw'ivuka rya Yezu Kristo haba misa y'ijoro. Iyo misa ikaba ku itariki 24 Ukuboza. Iyo misa irimo abakristo na ba mukerarugendo baturutse ku isi yose. Hategurwa urugendo rw'abihaye Imana aho bakora procession itangira i Yerusalemu igana i Bethlehem, maze bakaririmba indirimbo za Noheli. Ku isoko rya Bethlehem hategurwa ibirori bitandukanye birimo indirimbo za Noheli, ibyiciro by'ababyinnyi n'ibikorwa by'ubusabane. Hategurwa amatara manini yaka ku mugaragaro ndetse n'igiti cya Noheli gitoza abantu ibyishimo. Bethlehem ikurura abantu benshi ku isi bifuza kureba aho Yezu Kristo yavukiye. Aba bagenderera ahantu n'ikiraro Yezu Kristo yavukiyemo kiri mu kiliziya ya Nativity. Umunsi mukuru wa Noheli Bethlehem ukomeye cyane mu rwego rw'iyobokamana no guteza imbere ubukerarugendo. Bethlehem nk'umujyi ufite ubusobanuro bukomeye mu mateka ya Gikristo, yizihiza Noheli mu buryo bwihariye kandi budasanzwe bwibanda ku myemerere n'amateka ya Yezu Kristo. Nubwo hari ibibazo bya politike n'umutekano muri aka gace, abakristo na ba mukerarugendo bakomeza guha agaciro uyu munsi mukuru wa Noheli, bakawuhuza n'ivuka rya Yezu Kristo umwami wacu. Uko imyaka yagiye ishira, Noheli yagiye ihabwa agaciro kanini cyane mu bihugu byinshi, ikaba umunsi mukuru w'idini ndetse n'uw'imiryango, aho abantu bishimira ivuka
ivuka rya Yezu Kristo hamwe no guhana impano no kwishimana n'ababo. Mwakoze cyane kudukurikira muri kano kanya. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzabane no mu bindi biganiro. Mwese mbifurije Noheli nziza. Nge twabanye na Francine. Muhorane Imana.